ntabwo urukundo rero ibyo ngibyo wivugishwa ngo ibiki n'ibiki. Hari igihe ureba umuntu ukavuga ngo ni igihe bakuriye nyamata nagukunda. Ntega mbibona se, ntega mbibona ugasanga nk'umutipe ndaba yavuga gusa kandi nyamanjye ntanamwemera, ugasanga njye sinanamwemera ariko ugasanga afite utugambo twinshi twamurenze, utugambo twamubanye twinshi nyamara njye sinanavugana nawe. Ubwo rero ibyo ngibyo mbivuze bitewe n'uko nkunda kubibona, nkunda kubyumva. Wewe wa mukobwa hello guys, mumeze mute? Mumeze neza? Nanjye meze neza. Ikaze kuri Aurore TV show. Mumeze mute? Ndabakumbuye, narimba kumbuye nokuri yambi. Amahoro y'Imana ahorane nawe. Umwari mwumbuye cyane, telefone zari nyinshi, umva mise mvuga reka nze gukora video. Ariko we none se amakuru rato mumeze neza? Nanjye meze neza. So nje mbabaye uno munsi ariko ndanishimye. By the way ndanishimye nukuri, ntago nzareka kuza hano mbabwira ko nishimye ko umunsi ku wundi mbona neza y'Imana, nyine kuntu Imana igenda ikora neza. Nje kugira gute guha gasopo abantu benshi bazi ko batazi ko umuriro byawudahatse. Nizimye mu magambo rero, hari umuntu ejo twari turi kumwe nari ndimo ndeba ka video ka Oruga ndumva mumuzi mwese, umva nishimye nyine urabona ko Oruga ari umukobwa mwiza, umva nishimye, numva bisekeje, numva nyine bishimishije. None umuntu twari turi kumwe uko yaravuze ngo ariko uyu mukobwa ngo si ubu nk'uyu muhungu, ngo nk'ubu uyu muhungu ngo aba yabuze abakobwa ku buryo ajya gushaka umukobwa umeze gutya, wahiye mu maso yose ntayihari. Narahindukiye ndamureba, numva namukubita, ntakubashye numvaga namukubita nk'urushyi. Ariko tekereza nk'uyu muhungu yabuze umukobwa atereta undi mukobwa. Ese nyampinga we, mvuze wowe kubera ko harimo n'abandi benshi batekereza gutyo. Umva topic ino munsi bagira ati umuriro byarutahatse. Oruga byamubaye afite imyaka 3, umva ari 3 gutyo. Urumva wowe ushobora kukubaho, simbikwifurije, ariko menya ko nawe byakubaho. Iyo myaka ufite 22 nawe byakubaho n'undi muntu utekereza nkawe. Urumva nitukishimire ibibazo byabaye ku muntu. Urumva nimba umeze neza rwose wishimiye uko umeze, urumva bishimiye Imana, ariko wivuga ngo runaka. Ese ubwo upinze uwamushatse, uwamutereye bakavuga ati akareba muri bakobwa bose akabona ko ari ukwiriye. Wabonye uriya musore kunari mwiza, noneho urangije ngo uriya musore afite icyo yamukundiye kandi kirahari kandi ni mwiza. Urumva ubwo rero ibibazo yaba yaragize wikumvisha ko we ntacyo avuze, cyangwa nyine hari ibyo adakwiriye, arabikoresha yiwanjye, arabikwiriye. Ubwo nje kuri ibyo ngibyo bitewe nuko yenda yabimwe kuko ariko hari na benshi baba babitekerezaho. Urumva gute ushobora kureba umuntu kumva nyine ko umusuzuguye, ukumva ko hari abantu runaka batamukwiriye. Ese ni wowe bakwiriye? Ese rangiye baransetsa rwose, ye muranshimisha abantu. Urarebye ubona umutipe wamukunze yemera kumushira mu rugo, ubona ariko niba udatekereza ariko mwagiye mumbabarira. Yewe abantu baransetsa rwose, baransetsa ugasanga yibyimbije, igize wadanje. Urumva ugize wadanje, uri kumva ko ibintu byose ariyo bikwiriye, ngo kuba runaka, ngo hari ukuguru cyangwa ukuboko, ngo ntangazabona umugore cyangwa umugabo. Wese uri Imana yiwe, ntabwo wagiye kuba abantu kwigira danje nyine. So
mumbabarire no munsi nzanye uburakari bwinshi ariko no kuri hari abantu baba badasobanutse mu bwonko urumva ese wowe gatagufasha uzi ko buriya uvuga ngo wasanga atanakwemera umusheri wamwemeye wowe atakwemera ushobora kugenda kandi ngo we guruzuye ngo isura yawe imeze neza byose wowe utekereza ko nyine ufite wujuje ntanakwemere guys mugiye musirimuka kuko urukundo ubundi urukundo nta muntu ujya uriteraho comment ku muntu ngo nurangiza ngo nubona urugo rw'abantu we gusa buriya nguriya musore yamwemereye iki ndetse buriya uriya mukobwa yamwemereye iki yamwemereye urakizi urukundo ntago wawe definisi babyumva ubundi urukundo bava ko ari insazi uretse ko ari n'insazi uretse no kuvuga ibyo ngibyo urukundo ni ibyiyumviro ni feeling true love urukundo ni icyo kintu ushobora kurebera impamvu nyine ukareba impamvu y'umuntu yatumye kunda undi ukakibura urwo ni rwo rukundo urwo ni rwo ntabwo ari byiza nimba ufite amahirwe ukabona isura yawe imeze neza ukabona uruzuye amaboko yawe ameze neza amaguru yawe ameze neza nimba ujya mu rusengero nimba ujya mu cyumba cyawe genda uvuga mushimira Imana sibyo kandi ikindi byiguha uburenganzira bwo kubona umuntu runaka ngo nyine wumve ko we ari igicibwa sibyo hano kuri Aurore TV show iteka turabivuga bicike sibyo tubice bicike ibyo duca nukumva ko hari umuntu runaka hari adashoboye cyangwa se nyine ukumva ko hari ibyo adakwiriye ukumva ko ari wowe ukwiriye umugore mwiza ukumva ko ari wowe ukwiriye umugabo mwiza ngo kuko bya bindi nyine byujuje ariko urukundo ntabwo ureba ibyo ngibyo urumva ntabwo urukundo ureba ibyo ngibyo wivugishwa ngo ibiki n'ibiki hari igihe ureba umuntu ukavuga ngo ni igihe bakuriye nyamata nagukunda ntega mbibona se ntega mbibona ugasanga nk'umutipe ndaba yavuga gusa kandi nyamanjye ntanamwemera ugasanga njye sinanamwemera ariko ugasanga afite utugambo twinshi twamurenze utugambo twamubanye twinshi nyamara njye sinanavugana nawe ubwo rero ibyo ngibyo mbivuze bitewe n'uko nkunda kubibona nkunda kubyumva wowe wa mukobwa we warabimbwiye yenda hari n'undi ubu byumva gutyo ariko menya ko urukundo rujya aho rushaka njyewe ndareba nkavuga ati uyu mugabo arankwiriye urumva nkareba nkavuga uyu mugabo niwe nifuza niwe nzozi zanjye bitewe n'ibyo na character nyine nshaka urumva ubwo rero nimba unashaka kureba kare agasanga uwo muntu abyujuje nshuti yanjye wijya wowe ujya kuvuga nyine ngo ntabwo nyine ntabwo abikwiriye kuko byose bitangwa nayo urumva iyaguhaye nayo nyine nawe yamuha urumva kandi Imana nyine Imana ni Imana ikorera mu bumana bwayo ntukumve rero ko hari ikintu runaka kidakwiriye umuntu ngo urebe umuntu wumve ko hari ibyo adakwiriye wumve ko hari ibitamukwiriye wumve ko hari ibyo shamana reka nkubwire byarambabaje ndavuga ariko abantu bo muri iyi minsi barasaze bagira umutima cyangwa nta mutima bagira ariko ubundi urukundo muraruzi baravuga ngo hakari bajya uburyo urukundo ni indwara y'umutima ingareza kitagire ntiziga batijora n'umunsi so rero urukundo nyine ubundi abahanga niwe bajya bavuga ko urukundo ubundi nta na comment umuntu ajya ashyiraho kugira ngo utiteranye bajyaga bavuga ngo umugore n'umugabo bajya bavuga ngo umugore n'umugabo iyo bashwanye ubundi winda kujya hagati yabo kuko iyo ugiye hagati yabo ushaka abanzi babiri uzi abagore umugore n'umugabo yashwanye umugore yashwanye n'umugabo ukagenda ukavuga yenda ukavuga ngo icyo kigabo n'iki nyine umuvuga nabi
nshuti yanjye ndagukomeje ubikora uzi ngo nyine ndaguri kuri side y'umugore ariko iyo bamaze kwiyunga uhita umwanzi wabo urumva uhita umwanzi wabo ugasanga bose bakwishizemo ari umugore ntimuvugane umugabo ntimuvugane bitewe nuko nyine waragize ujya kwerekana kuri side runaka inshuti yanjye nta muntu ujya hagati y'umugore n'umugabo urumva niyo ugiyemo jyamo neza wirinze kugira aho ubogamiye kuko ushobora kuvuga ngo ubogamiye nda ku mugabo iyo bamaze kwiyunga umugore mu abanzi n'umugabo ndetse mukaba abanzi ubwo rero nta muntu ujya witambika mu rukundo nimba udafite amakuru neza cecekere urumva ubwo rero wowe muntu wumvaga ko uruga hari umugabo runaka hari umugabo utamukwiriye nta mugabo utamukwiriye cyane ko narebye ntababeshye narebye ubimbwiye ndamureba muvana hasi muzamura namuvanye hasi nyansuzugura namuvanye hasi ndamuzamura mugeza mu gasura ndareba ndahaga ariko man cyangwa nagufata nk'inshuti ariko kano kanya uri fake sana uri fake urumva hari ukuntu ushobora kumva ikimuvamo ugahita n'ukuri umugaye kabisa ntuzi numva ukuntu umuntu ashobora gufata undi muntu yababa we ariko mwagiye mutuza nimba ubona umeze neza bishimira Imana urumva uranyangana umunsi naje nambaye ingofero umutwe nafitemo igituta rero ndavareka nambare kepe muze kwihangana nta yindi mpamvu runaka naho utambona agasura neza ushobora kuba utambona agasura ariko nizere ko muri kumbona nizere ko muri kumbona nambaye iyi ingofero mutabimenyereyeho bagira ngo mbahindurire guys hari ukuntu muzamugenda mubona abantu nizere ko uno munsi mubona ko nabyibushye ejo bundi mwari muvuga ko nananutse kubera kurwara ariko murabona ko ndimo ndarya bimeze neza n'akabiri kamwe kagenda kazaho muri vansi bimeze neza yego yada so guys wakoze we twabanye kuri Oloya TV show intego yanjye y'iki kiganiro nuko nagira ngo mbwire umuntu uwo ari we wese ushobora gufata ibintu nabi cyangwa ufata ibintu uko bitari nimba umeze neza bishimira Imana kandi nimba utameze neza nawe babandi kuko tugira abantu bajye bazi bakakwica mu bwonko bakakubwira ko ntacyo uvuze bakakubwira ko ntacyo wageraho bakakubwira ko hari ibitagukwiriye umva sheri wanjye komeza utsinde utere imbere wica amagini urumva bya bindi abantu babona ko bitagukwiriye babone umva uri kubifata kandi ufatisha amaboko abiri ufate ukomeze urumva ibyawe ntibigucike ibyawe ntibikagucike wowe muntu rero umeze neza ni amahirwe ni umugisha gusa umubiri byawe udahatse ntago mise mwifuriza ngo nawe byakubeho n'iki kuko ntacyo nawe murushije ariko wowe umeze neza bishimira Imana ni amahirwe ni umugisha wagiriwe utagirwa na bose kuko nawe ntago ari we uba wanze ayo maguru amaboko isura nziza amaso n'iki byose nyine buri rugingo rwose wowe ufite ntago naho arwanze ariko wowe kuba ubifite bishimira Imana ni amahirwe yawe kandi ni umugisha wowe twabanye kuri Oloya TV show wakoze wowe rero tugiye kubana bwa mbere wowe twabanye bwa mbere aho turakora subscribe share na comment inkunga yawe iraba nukuri irabingeze kandi mwe mwese mwakoze subscribe kuri Oloya TV show nukuri Imana ijye bampera umugisha ndabakunda cyane bye bye ciao